byiza ku buryo buri wese ari bumenye ngo ni ibiki, ahubwo biza mu makode. tubahaye ikaze kuri Agasuda TV. Ndabasuhuje inshuti bavandimwe dukunda gufatanya umunsi ku munsi ku biganiro bica ku Gasuda TV. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero twongeye kubategurira ikiganiro cyiza cyane kibafasha kongera gukanguka mu by'uru rugendo rujya mu bwami bw'Imana. Twaritegereje muri iki gihe tubona ikindi kintu kigusha abakristo benshi, kikabasubiza inyuma, kikabakurira mu byizerwa. Icyo rero nicyo tugira ngo twongere tuvugeho, twongere tubakangurire. Tugiye kwifashisha amagambo make cyane, turakora ikiganiro kigufi cyane kuko intego yacu ni kugira ngo wumve cyane kandi uzirikane ibyo tuvuze. Niyo mpamvu rero ntabwo ari ngombwa ngo dukore ikiganiro kinini, ahubwo icy'ibanze ni uko wumva neza icyo twashakaga kukubwira, urushaho gukomera, bityo tuzagerane mu bwami bw'Imana, kuko nicyo twifuza, kandi nawe ndakeka wifuza kuzagera mu bwami bw'Imana. Rero ntucikanwe, ntugire ijambo na rimwe rigucika, kugira ngo utaza guhomba. Kandi ni ukuri natwe twafashe iki gihe kugira ngo turusheho kongera kwibukiranya, turusheho kongera gufashanya, kugira ngo turebe ko twazarangiza uru rugendo amahoro. Rero tugiye kureba ku bintu bitatu kandi usanga bigira imbaraga ku bantu, bigasubiza abantu benshi inyuma. Ikintu cya mbere tugiye kuvugaho ni ubutumwa. Mbese iki kiganiro kigamije ku bantu bakorera Imana. Hari abantu bakorera Imana ariko nyuma bakazacika intege, bakava mu byizerwa, bitewe n'uko hari ibintu bagiye bakorana n'Imana ariko byagera nyuma bagasa naho babona Imana itabikoze nk'uko bari babishaka cyangwa se yabibatumye. Ibyo bikabasubiza inyuma, ariko wasubijwe inyuma n'ubusa, ahubwo wasubijwe inyuma no kutamenya inshingano zawe, wasubijwe inyuma no kutamenya icyo wari cyo, wasubijwe inyuma no kutamenya umwanya wari uhagazemo, wasubijwe inyuma mbese no kutita ku cyo uri cyo mu maso y'Imana. Turareba ku umumaro w'ubutumwa, inshingano z'ubutumwa, ubutumwa nyirizina, tutavuze uwabutumye, ahubwo turivuga ubutumwa ubwabwo. Hari inshingano bufite ziturutse ku wabwohereje. Hakabaho intumwa, icyo ni icya kabiri turi buvugeho, intumwa, ubutumwa, kuko intumwa n'ubutumwa biratandukanye. Icya gatatu tugiye kuvuga noneho utuma. Ese uwatumye afite izihe nshingano? Ibi bintu uko ari bitatu nubikurikira neza, ntabwo uzigera ucika intege ngo wakoze imirimo ariko ntiyasohora, watumwe ubutumwa ariko ntibwasohora. Benshi bagasubira inyuma bitewe n'uko batamenye icyo bari cyo muri icyo cyiciro, muri icyo gice bari bari gukoreramo. Ntabwo bigeze bamenya icyo bari cyo. Rero reka duhere reka duhere ku butumwa. Ubutumwa bugenewe kuburira, cyangwa se ni ikintu kibwirwa umuntu bitewe n'icyo nyiri ugutuma ubutumwa yashatse kubwira uwo muntu cyangwa se icyo kintu. Noneho kuko we adashaka kujyayo cyangwa se afite umwanya mutoya, akohereza intumwa. Bivuga ngo duhereye hejuru, twari guhera ku utuma kariho duhera. Ntabwo ari byiza ko duhera kuhasoza, ahubwo icyiza ni uko twahera kuho turi bubanzirize. Utuma abanza gutekereza, yamara gutekereza
ashobora kuba ari umuntu cyangwa se umwana we ashaka gucyaha, ashobora kuba ari inshuti ye ashaka gucyaha, ariko afite igihe gito cyo kuyigeraho. Yamara agategura ubutumwa bwo kujyanira wa muntu. Noneho kubw'urukundo amukunda, ashobora kutigirayo we ubwe kugira ngo bwa bushuti bafitanye butaza kwangirika. Swat ashobora kugerayo afite umujinya, akamubwirana uburakari, undi yakwanga kumubwira ibyo kwakira ibyo ari kumubwira, akaba ashobora gushaka kurwana. Noneho wa wundi agahita azamura uburakari bwinshi bitewe n'ubutumwa yashatse kumubwira, kandi ari kubona n'umumaro buri bumugirire, ariko akabona ntari kubwitaho. Hakavamo rero kuba hashobora kubaho ikibazo gikomeye. Kenshi niyo mpamvu habaho kohereza ubutumwa ariko utagezeyo. Noneho rero uyu muntu agahita ategura intumwa iri bumujyanire bwa butumwa, kubera ko njyewe ningerayo ishobora bitewe n'imyitwarire y'uyu muntu, hari uburyo dushobora kuvugana butari bwiza. Noneho igategura intumwa, igategura umukozi. Reka tumugereranye n'umukozi. Iyi ntumwa igereranywa n'umukozi, igategura umukozi urashyikiriza wa muntu bwa butumwa, urashyikiriza ya nshuti ubutumwa. Noneho iyi ntumwa bakayituma ijyanye iki? Ubutumwa. Akira, njyanira. Njyewe njyanye iki kintu sinjye nyiracyo, ahubwo hari uwambwiye ngo ntikuzanire. None yambwiye ngo nkiguhe ngushimira, yambwiye ngo nkiguhe ariko ngo uhindure ibi n'ibi kuko yakugaye. Kenshi iyo dutuma, hari igihe dutuma tubabaye, ariko mu kanya kari buze kuza kuba wa muntu yakiriye ya ntumwa yawe gusa bikakunezeza, ugahita uhindura plani wari ufite. Abantu benshi rero b'abakozi b'Imana bagiye batumwa n'Imana, Imana ikabatuma irakaye, bakajyana bwa butumwa, nabo hari igihe biyongereraho ibyabo bitewe n'uburyo babonye bahawe ubwo butumwa, iyo situwasiyo ukuntu yari imeze, bakongeraho ibyabo. Niba Imana ivuze ati hindura imikorere yawe, noneho wowe ugahita wongeraho ati izakuvunagura, izakugira gute, izakugirira nabi ntudahindura ibingibi, ntutisubiraho, ibintu nk'ibyo. Noneho wamara kujyana bwa butumwa ukabugeza kuwo ugomba kubushyikiriza, ikintu rero gica intege gisubiza inyuma abantu benshi ni uko bwa butumwa bahawe bategereza gushyirwa mu bikorwa kwabwo bakakibura. Barangiza benshi bakivumbura, bagasubira inyuma bakavuza induru, bitewe n'uko icyo batumwe kitigeze gikorwa. Wowe rero inshingano ufite ni ukujyana ubutumwa, inkurikizi zabwo ntabwo zikureba. Ibizakurikiraho biri mu nshingano z'uwagutumye. Dufate urugero rutoya ku muntu witwa Hezekiya. Hezekiya yatumweho n'umuhanuzi Yesaya ngo arage ibye kuko agiye gupfa.
umuhanuzi amaze kuhava, Hezekiya arongera abwira wa muntu watanze ubutumwa, bituma amwongereraho imyaka yo kubaho. Bivuga ngo ubutumwa Yesaya yari yahawe bwari bwavugurujwe, ariko abantu benshi iyo bageze kuri aka gapuwe barahagwa. Imana yambwiye intambara mu gihugu, Imana yambwiye intambara kuri runaka, Imana yambwiye urupfu, yambwiye ibi n'ibi bibi kuri we. Ariko dore byarahindutse. Benshi bakavuga ngo baravangiwe, ariko ntabwo wigeze uvangirwa, ahubwo ni uko nyir'uguha ubutumwa yahinduye bitewe n'imyitwarire yabonye kuri wa muntu, cyangwa se bitewe n'impamvu ye runaka. Ntabwo ushinzwe kuyimenya, icyo ushinzwe ni ukugikiriza wa muntu bwa butumwa gusa, ibindi ntabwo bikureba. Ibyo byose wishyiramo ngo urakurikirana ngo urebe ko bizasohora, urakurikirana urebe iherezo ryabyo. Nushyira mu bwenge bwawe ntabwo uzigera ugera ku mugambi w'Imana, ntabwo uzigera ugera mu bwami bw'Imana, ahubwo uzatakara mu nzira. Kuko ni Imana ikora, ni Imana itekereza, ni Imana ihindagura ibintu. Kuko nyine nicyo kigaragaza umuntu muzima. Umuntu muzima arangwa no kwisubiraho, arangwa no gukora iki, arangwa no gusenya, arangwa ibintu nk'ibyo, arangwa no kuvugurura. Niba ari inzu ye akarangwa no kwitera amarangi, akarangwa n'ibiki ibintu nk'ibyo. Icyo nicyo kiranga umuntu muzima. Abantu benshi rero b'intumwa z'Imana bafata Imana nk'aho ari intumbi idakwiye gukora icyo ishatse gukora muri uwo mwanya, ahubwo bo bagashaka ngo niba babwiye ngo uriya musozi ugiye guhirima, ngo Imana ihite iwuhirika koko. Uko ntabwo ari ko kuri, ahubwo Imana irashaka ko wowe umenya inshingano zawe, umenya icyo igutumye. Njyewe ndi intumwa gusa, nta kindi bindebaho. Icyo Imana yambwiye gukora ni iki ngiki, ibindi ntabwo mbizi, ikirakurikiraho nyuma ntacyo nzi, gusa yabimbwiye gutya, nkora ibi. Njyewe ni nk'inshingano zanjye, nzagenda kandi nk'umuntu uri buhite anabishyira mu bikorwa, ariko ntabwo ari wowe ushinzwe kubisohoza, ntabwo ari wowe ushinzwe gushyiraho ayo mategeko n'amabwiriza y'uburyo ibintu bigomba guhinduka. Uyu Hezekiya na Yesaya tumaze kumuvugaho, reka tuvuge ku wundi muntu umwe witwa Yona. Yona aratumwa ngo agende i Nineve ababurire, ababwire ko kubera ibikorerwa muri uwo murwa mu minsi 40 hagiye kurimbuka. Ab'i Nineve bamenye uwabatumyeho, ntibita kuri Yona uri kubabwira. Niyo mpamvu kuba utumwe n'Imana, genda ukuri uri fiyeri. Si ngombwa ngo ube wambaye imyenda y'akataraboneka, ahubwo ikibanze ni ukujyanira wa muntu bwa butumwa. Mwebwe mutumwaho n'Imana rero, akaga namwe muhura nako gukurikirana abakozi b'Imana mubabaza ngo tubwire neza icyo Imana yashakaga kuvuga, aho kujya kubaza uwabatumweho iyo Mana yabatumyeho, ahubwo mukiruka kuri wa wundi wabatumweho ngo yantumwa ngo tubwire bishatse kuvuga iki. Ayo ni amakosa urimo urakora. Ayo makosa nawe azaguteza akaga adasize n'uri kubibaza. Iryo ni ikosa rikomeye cyane. Genda wegera uwamutumye, aba ari wubaza impamvu y'icyo kintu. Ishobora no kumutuma mu makode kugira ngo atamenye icyo ishatse kukubwira. Iyo umenya ubwenge urayegera ikagusobanurira n'iki yashakaga kukubwira. Ibyo bizagufasha cyane.
ikindi rero twavugaho kuri izi ntumwa, nababwiye ko umuntu ashobora kugutuma arakaye, ariko ubutumwa bwagera iyo bugomba kujya bukakirwa neza, bigatuma wa muntu yivuguruza agahindura icyo yari yagutumye wowe, harangiye kuhatwika, ariko nyuma igakora plan igasanga bitari ngombwa kuhatwika, ikahihorera, igahindura imigambi yayo, ariko wowe ugasanga kuvuza induru ngo Imana yagutumye ibi ngo ntiyabikora, bityo bigatuma ucika intege ugasubira inyuma. Ariko ntabwo ukwiye gusubizwa inyuma, nuko watumwe ubutumwa ariko ntibusohore. Abantu batumwaho rero namwe bakira ubutumwa batumweho, ikosa namwe mukora ni iryo kurebera intumwa mu cyiciro zirimo. Iyi ntumwa ukayirebera muri kategori y'ubushobozi ifite bwo mu mubiri. Afite amafaranga, ni umukire, ni umukene, ameze gutya, bigatuma utakira ubutumwa bagutumyeho, bikazagera igihe bikagukururira n'akaga, bitewe n'uko wanze kwakira ubutumwa kandi ari kukubwira ko atari ubwe, ahubwo hari uwabumuhaye. Ese wafashe umwanya, impamvu uwo muntu yagutumyeho ni uko azi aho uba n'ibyo uba urimo byose abizi, noneho arangije agutumaho akurikije ibyo ubamo. Rero wa muntu ni ubwa mbere umubonye ntunamuzi, ariko utangiye kwita kuri situwasiyo umubonyemo, kuri situwasiyo akubwiyemo, kandi ari kukubwira ko atari we waje kubikubwira, ahubwo yakubwiye ko hari ahandi yabikuye. Gira umwete wo kubaha intumwa, bizahindura ibihano Imana yapanze kukugirira. Gira umwete wo guha agaciro uwagutumyeho, yafashe umwanya wo kuntumaho, reka mwegere ambwire neza impamvu yantumyeho. Mpora mbabwira, ntabwo ibintu by'Imana biza ku buryo buri wese ari bumenye ngo ni ibiki, ahubwo biza mu makode, akaba ari kode runaka, niba ari tatatatata ni ibyo nyine, ariko nyiri kukubwira iyo tatatatata aba azi icyo akubwiye. Iyo umwegereye rero akoresha uburyo bwose bushoboka ku buryo uri busobanukirwe ya tatatatata icyo yashatse kukubwira. Ni ukuri mpora gushishikariza kutegera abantu, kutita ku bantu mu by'uru rugendo rujya mu ijuru, ahubwo ukita ku cyo Imana iri kukubwira, ukaba inshuti y'Imana, ukayegera, ugatura muri yo, ugaturana nayo, ikaba inshuti yawe. Ibyo bizagufasha cyane. Ariko igihe cyose uziruka kuri uwo muntu ngo agusobanurire, uzarebera muri iyo foto y'uwo muntu, uzatakara, kubera ko ibyo yakubwiye ntabyo uzitaho. Icyari kigiye kuba gishobora kuzarinda kigusohoraho utakibonye, bitewe n'uko wananiwe kwakira icyo watumweho, bitewe no kurebera muri situwasiyo icyo kintu kirimo. Yesu atugirire neza. Ndabaha urundi rugero. Hari umuntu wigeze gutumwa ahantu mu rusengero mu Rwanda, Imana iramubwira ngo genda ujye aha n'aha muri uru rusengero, ubabwire ubutumwa, ubabwire ibyo nzakubwira uhageze. Noneho wa muntu aragenda. Muri uko kugenda kwe ntabwo yari azi ikimujyanye nawe,
gusa yumvise atumwa ngo nagende iramubwira icyo agiye kuvuga agezeyo. Uyu mugabo yari akennye cyane, aragenda agezeyo bamuha umwanya ngo atangire avuga icyo Imana yamubwiye. Mu gihe agitegereje mesaje abwira abantu bangahe ngo basenge. Barasenga Imana itaramubwira icyo yamutumye. Ashyiraho abahimbaza, barahimbaza Imana itaramubwira icyo yamutumye. Igihe kigeze Imana yohereza mesaje iramubwira ngo babwire bature amaturo. Mutura amaturo, mutura amaturo. Barangije batura amaturo, banga gutura bitewe na situwasiyo uwo muntu yari arimo. Baravuga ati buriya ari kwishakira yo kurya, nta mpamvu. Kandi yababwiye ngo Imana irambwiye ngo muture amaturo, muture ituro muzayibutsa. Barangije ubwo haza ngo perezida wa korali arahaguruka afata igipensu cy'ikoti cyari cyacitse aba ari cyo ashyira mu gaturisho. Abandi barabifeka, bamwe bagatura ubusa, abandi bakagira. Noneho Imana iramubwira ngo genda urunguruke urebe ibyo amaturo batuye. Baragenda arahengereza. Noneho muri iryo teraniro hari harimo umukecuru, n'ubundi arababwira ati se muri kuvuga, bari bari gusakuza cyane bavuga ati noneho uyu muvugabutumwa ati iyi ntumwa irasekeje cyane. Umukecuru arababwira ati ariko se muri gusakuza, n'ubundi ntimwaje gusenga muri gutura amaturo? Mwatuye mukicecekera. Ahubwo n'uwari wagambiriye gutura, kubera uwo muntu avuze gutyo yanga gutura bitewe na situwasiyo yamubonagamo. Nyiri gutanga mesaje rero arongera aramubwira ngo genda witegereze amaturo batuye ayariyo. Umugabo aragenda arahengereza, babandi baraseka cyane ngo yaragize ngo rero ngo twatuye. Baraseka cyane. Aka ni akaga intumwa zihura nazo. Kuba warahuye n'akaga ujyanye ubutumwa, si uko uwagutumye adahari, si uko witumirije wowe ubwawe. Uwagutumye arahari kandi afite n'impamvu yagutumye. N'icyo ari bukurikireho niwe ukizi, kubera ko uwo yagutumyeho wowe ntabwo umuzi ariko waramuzi. Yesu atugirire neza. Umugabo bamuherekeje, pasiteri w'urwo rusengero aramubwira ati none se biriya bintu wabibwiwe ryari? Ati Imana yabimbwiye ngeze hariya, yari yambwiye ngo nze ngo irabimbwira mpageze. Abamukubise urushyi ari pasiteri. Umugabo aragenda, mu bitekerezo bye buriya birumvikana yatangiye kwicira urubanza, atangira kwitotombera Imana. Noneho yari yajya aritahira, ibintu biranarangira. Birashoboka ko yari ari kwitotomba ati sinzongera kujyana ubutumwa bwawe, niwongera kuntuma sinzajyayo, ibintu nk'ibyo. Ariko ntabwo nyine twari tuhari, ariko urumva ntabwo byabura kwitotomba. Abantu baguhaye urw'amenyo uri kuvuga ubutumwa wahawe, Imana ntiyagushyigikira. Baguherekeje baragukubita, Imana ntiyagushyigikira. Urataha, Imana ntiyagushyigikira, irakwihorera. Kandi ariyo yagutumye, yagushyize muri ibyo nakwita akaga. Ariko abakozi b'Imana benshi hano hantu barahagwa, bazi ko ubwo batumwe n'Imana batagomba guhura n'akaga, batagomba kurenganwa. Birashoboka ko ushobora kurenganwa muri iyo mesaje wajyanye,
ariko si igitangaza, si ukuri kure y'Imana kandi irakwishimira kuko wasohoje ubutumwa yaguhaye. Uyu mugabo arataha, abandi baraterana ku wundi munsi. Harangije hinjira abacengezi. Kamanze mvuge ku gapuwe ka wa mukecuru, oya reka tuvugaho. Hinjira abacengezi, bagera muri urwo rusengero, basasa ishitingi hasi, bababwira rya jambo wa wundi yababwiye ngo muture amaturo. Kuko uwo muvugabutumwa akimara kugenda, akimara kubona ibyo, ngo yarababwiye ngo mwanze gutura ituro ngo Imana ibahe umugisha, iri turo muzari yibutse muhuye n'akaga, ngo ariko mugiye kuzatura ituro rinini, kandi iryo turo nta nubwo muzigera muryibutsa Imana, nta n'umugisha waryo muzahabwa. Baraseka. Umuvugabutumwa atanga mesaje ye, arigendera. Ageze mu nzira, umupasiteri aramukubita. Bongeye guterana rero, haza abacengezi, basasa ishitingi hasi, barababwira ngo muture amaturo. Wa mugabo wa mbere n'ubundi wahagurutse agiye gutanga igipensi, wigize ko ari we nyine uhagarariye abandi, ni nawe bahereyeho. baravuga ngo wowe haguruka genda uture turo. Yari afite 80,000 mu ikofi, akuramo 1,000 agishyira kuri shitingi. Bamukubita ikibuno cy'imbunda ngo ntabwo ariyo maturo bamusabye, ngo ntabwo azi gutura amaturo, ngo reka bamwereke. Bamukuramo imyenda yose bashyira kuri shitingi. Barabwira abantu ngo mwabirebye uko umuntu mugomba gutura amaturo. Urusengero rwose rwambitswe ubusa kubera gusuzugura mesaje bahawe, bakita kuyizanye aho kwita kubatumyeho, ngo bamenye kapasite y'uburakari afite bitewe n'uko bari kugira umwanya wo kuyegera, ariko uwo mwanya ntawo bagize. Aho turi kugapuwe k'abantu batumweho n'Imana, uburyo bakiriye mesaje yabo, bakareba uwabatumyeho, bamwe bagatangira bagakompara, ni umushonji, ni umukene, ni inzara, ni gutya, level ye iraha, atuye aha, bimeze gutya, bigatuma batakira mesaje Imana yabazaniye. Noneho kuri wa mukecuru wabacyashye muri icyo gihe, kuri uwo munsi wo kujya gusenga, yumva ntabwo ameze neza mu nda, yanga kujya gusenga, ntiyajyayo. Atagiyeyo, babandi bahurana kakaga, ariko wa mukecuru Imana yamukingiye kugira ngo adahura na kakaga. Ariko abandi bambitswe ubusa imbere y'abakecuru n'abana, abagabo n'abagore bose n'abana babo bambara ubusa imbere yabo, bitewe no gusuzugura mesaje batumweho. Ako ni akaga rero ko gusuzugura ubutumwa watumweho, bitewe no kwita ku ntumwa umukozi. Uyu ni umukozi, ntabwo ari nyiri ibikorwa. Imana itugirire neza. Noneho ku kindi cyumweru bajya gushaka wa muntu ngo baze bavuge ibyabaye, batanga ubuhamya. Wa mukecuru nawe kuri icyo cyumweru none haraza ari muzima, bavuga amateka, nawe avuga amateka y'amafaranga ngo yamukijije, y'igiceri cyamukijije. Yesu atugirire neza. Mesaje rero, wowe ntumwa y'Imana, wicibwa intege n'ibyo ubonye bikubayeho, cyangwa n'inzira unyujijwemo nyuma yo gutanga iyo mesaje.
bagushyize muri gereza, bagukubise, bagufungiye ahantu hakomeye, ibyo byigutera ubwoba cyangwa bigutera ipfunwe, kuko uwagutumye, humura, birashoboka ko ushobora kurwanywa ariko si ryo herezo, si wo mubabaro, ntabwo uwo mubabaro uzahoraho. Hari umuririmbyi wavuze ngo Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Witinya, hari igihe cyo guhozwa ayo marira. Imana itugirire neza. Witinya, uyu musaruro uzabaho. Nubwo uri guhinga kuri iri zuba, ugatera imvura ikakunyagira, ariko witinya, hari umusaruro uteganyijwe muri ako kazi wakoze. Wa ntumwa we, menya inshingano zawe. Ubutumwa nawe, menya inshingano zawe. Nyiri gutuma nawe azi inshingano ze. Kuba Imana yavuze ibi, ishobora kubihindura, si igitangaza. Wacitse intege, ongera usubire mu rugendo, ntacyo bitwaye. Ibyaguciye intege ni ubusa. Komeza ubane n'Imana, wisubizwe inyuma nuko ubutumwa wahawe. Abantu benshi turashaka kwandika amazina aho kwandikisha izina ry'uwadutumye. Abantu benshi turashaka kugaragara imbere aho kugaragaza imbere uwadutumye. Niho hari akaga. Genda umuhanuzi w'ikirangirire, ndi umuhanuzi w'igitangaza, Imana imbwira n'ibintu bigasohora. Ariko se n'ibigutumye Hezekiya kongera kuri Hezekiya akahindukira ivure agasenga Imana, akisubiraho ku byo Imana yari muri kumunenga. n'urugero, uragira kandi ngo ujye kurimbura Hezekiya kandi hari irindi sezerano yagiranye n'Imana? Uragira ngo ujye kurimbura Ninive kandi hari ibyo Imana yabanengaga babikuyeho? Wa ntumwa we, wamenye icyo uri cyo. Iyo bidasohoye urasuzugurwa, ariko ntacyo uri cyo nyine. Gusuzugurwa bigutwaye iki? Pfa kuba wumviye uwagutumye. Niyo mpamvu abasirikari babaho, abapolisi bakabaho, bakabashyiriraho amategeko. Ya mategeko bakajya kuyubahiriza iyo bari batari hamwe n'uwabatumye. Ariko iyo bagezeyo baravuga ngo itegeko rivuga gutya. Burya baba bari kukwereka ko atari bo, ahubwo bari intumwa z'iryo tegeko. Wisuzugura intumwa. Wa ntumwa we nawe, wikumva ko ugomba kugira icyubahiro n'agaciro mu butumwa wahawe ngo ubuprofitiremo, ngo ugiye kuzamuka. Oya, menye icyo uri cyo, menya inshingano zawe muri icyo gice cyo gukora uwo murimo. Turabashimiye kubw'uyu mwanya tumaranye, kandi Imana iguhe umugisha. Ufate n'uyu mwanya uhagije kugira ngo wite kuri iyi mesaje. Yesu atugirire neza. Amen.